tuguhaye kazo ukurikiye for free TV. Niba utarakanda subscribe kuri no channel turagusaba ngo banze uyikande kugira ngo utazajya ushikwa nandi makuru tuzajya dushyiraho buri munsi. Kuri uyu munsi rero tugiye kuvuga ku munyamakuru ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, nta wundi ni umunyamakuru witwa Murindahabi Irene. Uyu ni umunyamakuru wagiye azamura impano zitandukanye. Uyu ni umunyamakuru kuri ubu washinze Reba ayita MI Empire. Iyi ni Reba iri kuzamura impano zigiye zitandukanye z'abana bakiri bato. Iyi ngira ngo murayizi niyo yazamuye witwa niyo bosco, nawe uri kubicira gacika muri no minsi. Iyi niyo yazamuye abakobwa nabo bakunzwe cyane muri no minsi, nta wundi ni witwa Vestine ndetse na Dorcas. Aba n'abana baririmba neza cyane gospel. Aba nabo bazamuwe ni Reba ya MI Empire y'uyu mugabo Irene cyangwa se Murindahabi Irene. Uyu mugabo rero ni n'umunyamakuru wa televiziyo yitwa Isibo TV, akongera ndetse agakorera channel yitwa The Choice Live. Iyi ni channel imwinjiriza amafaranga menshi. Muri no video rero twaje kureba imitungo y'uyu mugabo, ni nayo mpamvu tugomba kuza kubanza kureba amafaranga yinjiza aha yakura. Ari nayo mpamvu turaza kureba amafaranga yinjizwa ni channel ya The Choice Live, amafaranga yinjizwa ni Reba ye ya MI Empire ndetse n'amafaranga akura kuri Isibo TV. Uyu munyamakuru rero Murindahabi Irene ni umunyamakuru maze igihe kitari gito muri showbiz nyarwanda, aho amaze imyaka igera mu 10 ari muri showbiz nyarwanda. Kuri uyu ngubu rero akaba ari umwe mu bantu bagize n'uruhare mu kuzamuka kwa showbiz y'u Rwanda. Uyu mugabo cyangwa se Murindahabi Irene ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane muri showbiz nyarwanda. Twihuse rero tudatinze, reka turebe amafaranga yinjizwa na channel y'uyu mugabo The Choice Live ya Murindahabi Irene. Hanyuma ndaza kugaruka nyuma nkwereka imitungo y'uyu mugabo, inzu afite, amamodoka afite. Ari nako nkwibutsa aho utarakanda subscribe kugera icyo gihe kugira ngo banzuye kandi kubera ko ino channel ya mbere kugeza amakuru mashyashya utasanga handi usibye no kuri Free TV. Ngenda garuka mu kanya nkwereka imitungo y'uyu mugabo. Reka tubanze turebe amafaranga yinjizwa ni channel ya The Choice Live. The Choice Live rero ni channel yafunguye mu mwaka wa 2012. Nkuko mubibona hano ni channel yahawe kategori ya entertainment yo kuzagitangaza amakuru ya entertainment. Ihabwa location yo muri USA 91 zirenga. Imaze kandi kugira abasubscribers 389. Video zose ziriho zimaze kurenga video 4,000 zirenga. Ni channel kandi ishobora kwinjiza abasubscribers 15,000 ku kwezi. Ni channel kandi ishobora kwinjiza views 4,000,000 ku kwezi. Twihuse rero tujye kureba icyatuzanye ari cyo kureba amafaranga y'icano yinjiza ku munsi, ku cyumweru ndetse no ku kwezi. Iyi channel ya The Choice Live ishobora kwinjiza amadolari 38 ku munsi, ashobora kwiyongera akagera ku madolari 550, aho ni mu gihe kingana no n'amasaha 28. Ikongera kandi channel ku cyumweru ikinjiza amadolari 241, ashobora kwiyongera akagera ku madolari 3,900, aho ni mu gihe cy'icyumweru. Mu gihe cy'ukwezi kandi channel ishobora kuba yakinjiza $1,000, ishobora kwiyongera kikagera ku 16,500 y'idolari. Ngayo ngo ukorera amafaranga yinjizwa ni channel ya The Choice Live y'uyu mugabo Murindahabi Irene. Nyuma yo kureba rero amafaranga uyu mugabo yinjiza biturutse kuri iyi channel ya The Choice Live, reka noneho njye nakwereka imitungo y'uyu mugabo. Inzu ye, modoka. Inzu ya Murindahabi Irene rero ni inzu nziza cyane iri hano mu mujyi wa Kigali. Ni inzu ifite piscine, ni inzu ifite parcelle, jardin nziza cyane. Ni inzu ifite agaciro cyangwa se akayabo ka miliyoni 447 z'amafaranga y'u Rwanda. Ngira ngo murabona ko ari inzu nziza cyane. Uyu mugabo rero Murindahabi Irene afite imodoka nziza cyane. Ni imodoka iri mu bwoko bw'amaLand Cruiser. Ni imodoka nayo igura agera muri miliyoni 45 z'amafaranga y'u Rwanda. Ngira ngo murabyiboneye rero ko uyu mugabo Murindahabi Irene amaze gukizwa n'uyu mwuga akora w'itangazamakuru.